akabara gasuzugura itima yaragiye abwira ushinzwe security ngo genda umbwirira abaganga baza hano tuvugana. Abaganga bandese bamavuye. Abaganga bamavuye banu. Attention. Hagonye numva ari nka committee. Yumva ibyo bintu se byitwa nguki? Ase ko numva apere. Umutoza wa club wo ufite akazi ki muri equipe nationale ko numva apesha kuba amavubi aho gafata amavubi kagira apere. Wewe wagize kohereza abakinyi batinze. Abakinyi wabategetse kuruhuka bo ntibigeze bavuga ko barushye. None n'umutoza ngo aragiye ngo agiye ngo kubabwira ngo uburyo ngo treating abakinyi ba club. Ibyo bintu harano byabaye. Ubwo nandi mvuga uburyo Jimmy Mulisa hari biranteganyisha nawe bwe nagize atagize mu ruhare mu rugendo rwo gutegura aya mavubi ya Chan. Nk'ibyo bintu byose nawe bikubayeho Kanyizo ngaho ngo hamagaye abakinyi bamwe ngo baje mu iherero bari kugwa bari kugwirirana haraza kubigarukaho. Ngaho utangiye gutoza umutoza mwari bukorana aragukwepye. Ngaho club ikwimya abakinyi bakoze porogaramu y'imitozo. Ngaho yarahambiriye yaragerageje. Ngaho gutoza bamuzane Sostene. Gusa nyine ibyo ntago bikuraho ibye dushobora kuvuga erezima nuko wenda yatsinze South Sudan akayikuramo. Ariko muri press conference twagiranye ikiganiro kirekire ariko kirimo ibintu byinshi cyane aho abanyamakuru bamubajije kukuba umukinyi witwa Niyonzima Olivier Sefu yarahamagawe ariko akaza guhita asezererwa ku ikubitiro ndetse agahita hazanwa uwo twakwita nk'umusimbura we. Jimmy Mulisa abigira clear aravuga ati Sefu twaravuganye, Sefu twamusezere kubera ikibazo cya indiscipline. Iyo indiscipline yabaye se ni yi Jimmy Mulisa ati mwe mumenye ko ari indiscipline ibindi mbuzi birenze ibi byaba ari amatiku. Akunda ijambo amatiku. Natwe twarakurikiranye dusanga Sefu rwose ngo yagiye mu mwiherero wa equipe nationale afite intege nkeya rwose. Cyagiye kuburyo ngo n'imyitozo nimugoroba yamunaniye. Cyagiye mu gitondo se? Ntabwo muzi ko bagiye mu myitozo bari batsinze AS Kigali ku cyumweru. Shaka ngo baragiye muri celebration bara celebrating. Kugageje mu. Ni bara celebrating wenda mu gitondo. Agaciko. Ni bara celebrating wenda akagira ibyango cyangwa se wenda ibyishimo bikamurenga bikaba byinshi. Sefu ngo yageze mu mwiherero rwose afite intege nkiyananiwe bigaragara kuburyo ngo n'imyitozo nimugoroba yamunaniye. Kandi kizaho ngo abatoza baramubwiye bati Sefu ko bigaragara uburyo umeze byagenze bite. Arabyemera rwose ati naraye arabyemera bwa ati twaraye muri celebration ndananiwe ariko ngo nta ntege yari afite aravuga ati rero ya bura Sefu yakoze umwitozo wa mbere n'uwa kabiri arawukora banze guhita ndeka mbyite ngo banze kumuraburiza banze kumuteza abantu basa nk'ababikavaringa. Ariko twega amakuru twari twamenye yuko Sefu atazakomezanya n'abandi bura bagiye kwirukana bariya bagiye kubasezerera. Kanamugire Roje bari bamaze kumuhamagara mbere kuko bari babizi ko Sefu sinabwe hanga ko hari umuntu wari ngo Sefu ntazakomeza. Yabimbwiye ku wa mbere mu gitondo tabane se kubera atazakomeza. Arambye ati yewe nubwo ari mu myitozo ariko ntazakomeza ndabizi. Cyari icyo kibazo cya discipline yavugaga. Ikibazo rero nibaza ni ikingiki. Umuntu araje muri camp ya mbere akoze imyitozo yo ku cyumweru nimugoroba. Ku wa mbere arakoze, ku wa kabiri arakoze. Uramurindirije icyo gihe ari ikibazo cya indiscipline. Nibyo ni kuvuga ngo uburyo babikoze byari bimeze nko kumukava nko kwanga kumuteza abantu. Ariko iyo baza kuba abamusezerera bari kumusezerera nimugoroba ku cyumweru. Niho byari kugaragara nyuma y'imyitozo. Niho byari kugaragara ko ari indiscipline. Bakavarinze indiscipline ye. Ariko mu byukuri ejo bundi yarabivuze avuga ko ari ikibazo cya indiscipline. Sefu kusezererwa mu bakinyi bagiye kwikubitira hakiri kare si ikibazo cy'ubushobozi. Cyane ko n'imikino ibiri heruka yari yayikinnye muri club ye. Bigaragara ko yanakoze n'umubiri we rwose umeze neza. Ariko icyo kibazo cya indiscipline akomeje kuvugwaho si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. No muri Rayon Sport barabizi. Muri buga Sefu bajya muri Kenya agatoroka camp agatoroka hotel akigendera barugiye kumusiga Nairobi. Hayire ntabwo yamusize. Baramuzanye. Ariko ngo yageze kuri hotel bucya. Yageze kuri hotel bucya bagiye kurira ngo bari bagiye kumusigayo. Sibundi ukavaringa. Tugiye muri ko amazi misa adahamagarwa mu kipe y'Igihugu ameze nk'uwacitsemo ariko nyuma akaza kwandika ibaruwa asaba imbabazi.
nyine icyo mvuga ni ngombwa ko mukavaringa muri ubwo buryo kuko twagiye tubona ba Greenwood muri equipe nationale y'Abongereza amakosa bakoze ko byahitaga bijya hanze ni bande bazanye abakobwa muri equipe nationale y'Abongereza babiri Greenwood na Foden harabwo se si base babakuramo babakuyemo ariko Foden aza gusaba imbabazi baramureka rero ikibazo cya discipline bwana ntago kigirwa ibanga cyane ko nyine akenshi baravuga ngo demo nyine niwe uri kwishisha merega erega urabibonye ko umuntu aje adandabirana equipe nationale yo kubahwa n'abandi bajyanye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bidahuye n'amabwiriza ya equipe nationale uzi byagiye bibaho hari n'abatajyahamagarwa nubwo harabasabye imbabazi bakagaruka ibyo rero no muri club ari club uzi ko iyo bagusanganye cyangwa se ukoze ikintu kitandukanye n'amabwiriza ugenderaho ugiye ku ruhande cyo twibaza safe why always safe iki umuntu yakibaza ni kimwe safe yarabizi ko bamuhamagaye ntago ari ibintu byamugwiriye yarabizi ko n'ubundi nubwo batsinda AS Kigali yarabizi ko ari bubyukire muri lokal warere yahaye agaciro cyane ku celebra kuruta equipe nationale wa celebra ukagera saa 4 ugataha ukabyuka umeze neza safe ntago byo ashaka kubyumva celebra kugeza bukeye ntabwo turi kuburanira sefu nawe yakagombye kwitekereza nacyo cy'ingenzi kuri icyo kibazo kibazo muri apere discipline yaragaragaye muri Kiyovu Sport muri Rayon Sport national ishuri renze ariko nanone icyo ntemera apere asota icyo ntemera no gukavaringa indiscipline muri ubwo buryo niba wayikavarinze ukaba ubona nawe yarikavarinze niba ari ako gasembuye kamushizemo wamukoresheje ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri witera abantu urujijo uvuge ngo wamusezereye mu badashoboye kuko iyo usezereye kiriya gihe twe tuvuga ko ari abadashoboye musezerere ku cyumweru kimubona wowe ujyanye umuntu mu myitozo ngo intege ni nkeya wenda arimo aragukubita n'uwo mwuka no kuwa mbere umusubijeyo no kuwa kabiri umusubijeyo niba yari kavarinze ubwo mugumane mukavaringa nyine iyo indiscipline mugumane kuko n'ubundi n'abandi bakinnyi baje kuwa kabiri muri ukibibona komeze gutyo wambwiye ati isubirireyo nawe nibwo azabyumva neza kuruka mu rugo nasura bizi ko mugani haguma nta n'umuntu uri kubimenya yahaguma muri equipe nationale nkuko wa mugani bemewe bakora imyitozo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu byari kurangira impamvu rimwe na rimwe abatoza nabo bicisha amazi bateza polemique oya turaza undi yavuze ni kuri Gilbert turaza nibyo ngiye kugira n'umuri kuvuga ibyo yakoze igihe nabonye Jimmy Mulisa ku bibazo yagiye agira by'abakinnyi ni umuntu usa nkaho sinimba ari kubabembekereza ari ngo yatabibona uku ngo ureka mutwara uku umukinnyi arakubeshye nka Kagege ngo byaranshimishije ngo nawe nabonye ko ari umukinnyi ngo ari umuntu w'imfura ngo yarageze muri lokal Juba ariko hari ikintu kiba kibabaje na Jimmy tuye twimubwira abyumve hari karita adafite n'ukuri niyo mpamvu sindeba imbere wenda ngo hari karita adafite iyo afite ni iyihe ndahera ko yadafite oya mbwira iyo afite hari yadafite iyo adafite birakugora uzi impamvu se kuko ntabwo uri buzimareyo ahubwo mbwira iyo afite ni ndavuga nyine kuri ibyo ngibyo yagiye azisubiza ni umuntu nyine ubona yuko cya gitsura atakigira niyo wagira gute urumva niba wamugana umukinnyi aza umukeneye akaba yakubwira ibyo bintu bihabanye no kuba wenda nta confidence ntabwo ubura umutoza nyine biragoye aba yagiyeho kubw'impuhwe ntabwo yagiyeho kubw'ubushobozi rero agomba kugenda ku magi ariko Jimmy Mulisa n'ukuri iyo character ntago yakugeza muri coaching agomba kugenda ku magi urabona padiri no se birarangira bite